natangiye kunywa urumogi mfite imyaka 8. Yego nibyo nta edit irimo. Ku myaka y'8 gusa yaratangiye gukurura umwotsi wo ku mugongo w'ingona, ubwo ndavuga urumogi mwoka byaramwe. Yitwa taff. Uyu ni uri gutitiza imbuga nkoranyambaga. Ni nyuma y'indirimbo idasanzwe yasohoye iri kunyeganyeza imbuga nkoranyambaga, ndetse bigatuma na benshi batangira kuvuga ko itari kwiye kwinjizwa muri society nyarwanda yayise Aragitosa. Mbese Aragitosa ni indirimbo nziza cyane, ubu ngubu kano kagiri ku isoko kabisa. Benshi mu bifuza kugorora imbavu zabo nta gushidikanya bakurikirana ibiganiro bya taff byuzuyemo gutebya ndetse no gusetsa. Yesu yitwa Jesus, nanjye nitwa taff. Urumva maniga yanjye, none se urumva atari yanjye se? Mu rugendo rero twiyemeje kubakuriraho amarido, ubundi tugafata itoroshi rya murekure tugacana mu ndiba z'amateka y'ibyamamare mwakunze. Uyu munsi twabategurije inkuru iraza kutubiza icyuya ya taff. Nubwo uyu musore agira uruhare mu gukesha mu maso ha benshi, ariko iyo ukebutse gato ukareba mu ndiba y'amateka ye, inkuru ye kuyibara bisaba gushakisha izindi mbaraga ngo hate ikiniga kitaza kugufata umuvu w'amarira maze agasesekara mu maso. Nkivuga gutyo mureke gato yaturaje dutangire, ubundi nshakisha agatambaro hato ntaza kugira ikiniga muri iki kiganiro. Nyaboneka NDIRIMBO na Jacques, iyo ni Sura TV1, umurongo mugari w'ibyegeranyo mugezwaho. Turataburura amateka ndetse n'inyandiko nyinshi zitandukanye zivuga ku buzima bwa taff, aho yakuzanwe ibiyobyabwenge kugeza na n'uyu munsi aho yabaye icyamamare. Nyaboneka niba ari bwo bwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro, urasabwa kuba wakanda subscribe mu buryo bwo kwiyandikisha kugira ngo ibindi biganiro tuzaza dukora bize bigusesekaraho ku gihe. Ikaze. Yesu yavutse yitwa Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Ntabwo yagize imanda akitwa Jesus. Oya, n'ubundi niwe Yesu. Mu irangamuntu ye Yesu handitsemo Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Ntabwo Jesus dirimo mu ndangamyemerere. Icyo cyitwa kiburano. None niba Yesu yitwaga Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, banza taff. Urumva icyo kibazo kijehe. Dutangiye ducya. Amazina nyakuri yitwa Ntakirutimana Amusa. Yavutse tariki ya 1 z'ukwa mbere umwaka w'1986, avukira mu mujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro, umurenge wa Gatenga ndetse akagari ka Kanserege, umudugudu wa Marembo ahazwi nko muri Sodoma. Ntakirutimana Amusa wamenyekanye nka taff yavukiye mu muryango w'abana 3, ariko akaba yaravutse ari umwana wa kabiri mu muryango. taff avuga ko akiri muto ababyeyi be baje kugirana rwaserera, maze bituma buri umwe wese adacukwe. Ibi byatumye taff atangira kubaho mu buzima bwari bumugoye. taff atuganiriza avuga ko papa we yahisemo kuzana undi mugore mu gihe mama we yari yaragiye, ariko ibi ngibi ntibyatumye taff abaho neza, kuko taff yatangiye kubaho mu buzima bugoye, aho yatangiye kuva mu ishuri ndetse kurya bikaba byari ihurizo aha mu mujyi wa Kigali. taff avuga yuko ubwo intambara yabaga yaje guhitana papa we ndetse na mama we, biciyeho igihe gitoya aza kwitaba Imana. Ibi byatumye taff atangira kubaho nk'umwana wo ku mihanda, dore ko yari asigaranye na mukase nawe ngo hasize igihe gitoya aba yitabye Imana. Nyuma y'igihe gitoya taff yahise atangira kuba umunamba akora kuri karoshi ahari mu mujyi wa Kigali, ariko ngo nyuma y'igihe gitoya akora nk'umunamba yahisemo gushakisha perime, nabyo nubwo byamubereye ihurizo akarata inshuro nyinshi, byatumye azibukira kongera gushaka perime ukundi. taff adusobanurira yuko nyuma y'igihe gitoya mushiki we wari warashakiye mu gihugu cya Uganda yaje kumuhamagara amusaba ko yaza kubana nawe mu gihugu cya Uganda, maze ahitamo kubayo imyaka 5. Ariko nyuma y'imyaka 5 umugabo wa mushiki we watwaraga ikamyo mu gihugu cya Uganda yaje gufungwa, maze aha muri Uganda batangira kubaho mu buzima bushyarira nk'umuravumba. Ibi byatumye taff agaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma yuko taff ageze mu gihugu cy'u Rwanda
yise atangira kwijandika mu bintu bijyanye no gukura kotsi ko ku mugongo w'ingona, ndavuga kunywa urumogi mwoka byaramwe. Ariko nyuma y'igihe gitoya taff yaje gufatwa nk'inzererezi maze ajyanwa gufungwa ahazwi nko muri gereza ya Mbugangari. taff mu kiganiro yagiranye na Yago Pondati yavuze yuko ahangaha kuri Mbugangari akihafungirwa yabayeho mu buzima bubi, ndetse aho ibyo yari afite byose yatangiye kubyibwa. Nk'uko abivuga ati, my friend, ahangaha nahigiye ubuzima ahazwi nka Mbugangari, atihigisha ubuzima aho gatsindwa. Ariko nyuma y'amezi 6 gusa taff yahise yoherezwa iwawa mu kigo ngororamuco. taff nk'uko yabisobanuriye Yago Pondati yavuze ko ahiwawa uhasanga ingeri zitandukanye, harimo abana b'abakire bahisemo kunanirana maze bakisanga mu igororo ry'iwawa, ariko ngo hari n'abandi bana bitewe n'ubuzima baba barimo bisanga ahangaha iwawa babazanye nka mayibobo. Yarongeye ati kandi hari n'abandi bazwi nka isikoyi baba bagerayo maze bakongera bakagaruka kubw'imyitwarire mibi bakekwaho nyuma yo gusezererwa iwawa. Ati n'ubuzima bugoye ahangaha iwawa, cyane ko aba ari inzererezi zahisanze. Nyuma y'igihe gitoya taff yaje kurekurwa hiwawa maze ahitamo gusubira iwabo, ahitamo no kureka ibiyobyabwenge. taff nk'uko abituganiza avuga ko yari afite inshuti ye bamenyanye mbere y'uko ajya mu kigo ngororamuco yitwaga Sarehe. Avuga ko iyi inshuti ye yitegerezaga uburyo taff yahindutse, atagikurura agatabi ndetse yambara neza, maze bituma iyi inshuti itangira kumugirira ishyari. taff ati rero iyi inshuti yaje kumpamagara umunsi umwe, nibwo impamagaye iti ngwino hano nkwereke icyana nitayemo nawe uzugitere pisi. taff ati nahise nteramo agasandari keza, agapantaro keza, niko kumanuka nyine nk'ugiye kureba umwana Kizimbabwe. Ati nkigerayo uyu mwana yahise ansaba ko turyamana nta gakingirizo, nanjye nti rero niba udahisemo ko dukoresha agakingirizo sinakwizera umwana w'umunyarwanda, ibi ngibi ndabikatiye. Uko yakomezaga kugundagurana n'uyu mukobwa ndetse bananyuzamo bakaganira, byatumye inshuti ye yitwaga Sarehe azana n'indi inshuti ye bitaga Jisonga, maze wa mukobwa mu buryo taff atari yiteze ajugunya hasi agapfunyika k'urumogi. Ibi byatumye izi inshuti ze zifata taff maze zimujyana mu isantere abasaza, ababana n'ubumuga ndetse n'abandi batandukanye batangira gukwena taff. Ariko inshuti ye yahise ihamagaza RIB bamujyana kumufungira ahitwa Mageragere. taff avuga ko muri Mageragere naho yongeye kubaho mu buzima bubi, ariko ubwo hageraga kuri tariki ya 21 z'ukwezi kwa 12 2022 nibwo taff yagiye kumva yumvijwe ry'umucungagereza rivuga riti ngaho ni mumurekura atahe. taff ati mu buryo ntari nitize nahise nsezera gereza ya Mageragere, ati ndetse n'inkweto nazambariye hanze ya gereza kuko ntabwo nari niteze ko ari njye ubwiye ko ntaha. Mu byo taff avuga ko ngo byageze naho abona ko atari amakosa ya leta kwisanga mu kigo ngororamuco, ahubwo ari amakosa yo bwite. Ndetse mu buryo taff aganiza ibinyamakuru avuga ko ngo kugezana n'izi saha ari umufana wa RIB. Nyaboneka nge twabanye ni nuko nsoje, ndagusaba ko wakanda subscribe ndetse ugatanga ibitekerezo ku byo wifuza ko twazagukoraho mu kiganiro cy'ubutaha, ndetse ushobora no kuba watanga igitekerezo kuri iki kiganiro turangije kugukorera. Nyaboneka niba utigeze ukanda subscribe, iki ni cyo gihe cyiza cyo kwidukandira kugira ngo dukomeze twagura umurongo mugari wa Sura TV 1. Mugire impagarike n'ubugingo, amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese. Ciao ciao.